abandi bafite abasheri, abandi bafite abakunzi, naho mwebwe mufite ibibazo gusa. Akazi kanyu sha mbabwira, si ibyo ngibyo gusa ariko uyu munsi bro ndababwira ni iyi mihanda, mfite ibintu byinshi byo kubabwira. King James ni we umbarutse ya byose. Ati gute? Umuhanzi Bruce Melody yavuze yuko ibiganiro yagiranye na King James ubwo bahuriraga muri Rwanda Day ari byo byatumye yiyumvamo umwuka w'ishoramari kurenza ibindi papa. Ibi byo kuvuga ngo ngewe ubundi uyu muniga yiyororeye ingurube akajya ashora mu mba, akora ibintu mu mba, bro ngende umubaji byanyabyo biri true, niko akazi kanjye ubu ngubu. Aya magambo mbabwira se sha yanuka. Ibi byose Bruce Melody rero yabigarutseho mu kiganiro yagiranye n'itangazamakuru ku itariki ya 19 Mutarama 2024 cyabereye muri Kigali Arena. Agaruka ku bucuruzi bwa sport yaninjiyemo we n'itsinda risanzwe rimufasha. So ni ikipe rero United Generation Basketball, ni ikipe navuga ko Bruce Melody arimo atera inkunga we ni team yiwe yose ya 1.55M. So uyu muhanzi rero yahishuye ko ikiganiro yigeze kugirana n'umuhanzi mugenzi we King James ubwo bahuriraga muri Rwanda Day aricyo cyatumye yumva ko agomba kwinjira mu bucuruzi. Ati King James ndabyibuka yarambwiye ngo ntabwo nzasubira muri Rwanda Day nk'umuhanzi, nzasubirayo nk'umucuruzi. Ibi nibyo byatumye Bruce Melody yumva ko nawe agomba gutangira kureba uburyo yakwinjira mu bucuruzi, agaragaza ko guhura na Coach Gaël byamutije umurindi wo gukomeza guhuza ubushabitsi ndetse n'umuziki we. Ibi ngibi ni ibintu King James intandaro yo kuba yarinjiye mu bushabitsikazi bwa business cyangwa se ubucuruzi, imbarutso yabyo ni iyi ngiyi. So guys, iyi mihanda ndaje ngumye nanjye kumarira. Reka twigaruke kuri Bahavu Jeannette usanzwe akina filimi, muramuzi mu manga series. uretse aya makuru papa. Bahavu Jeannette usanzwe akina filimi yinjiye mu vugabutumwa, se nawe agiye kuba mama pasiteri we. So no kuvuga ngo rero usa neza Bahavu Jeannette wamamaye cyane nka Bahavu Jeannette muri sinema nyarwanda yinjiye mu ivugabutumwa. Ibi rero bishatse kuvuga iki? Bahavu yabitangiye ku nshuro ye ya mbere ku itariki ya 18 Mutarama 2024 ubwo yabwirizaga mu itorero ryitwa Shiloh Pray Mount Charge. Icyo gihe rero yabwirije mu giterane cy'amasengesho yo ku wa kane cyari gifite insanganyamatsiko igira iti kubaho ubuzima bw'ibyo kwizera. Cyari kiyobowe na Bishop Olivier Murekatete. Nyuma y'icyo giterane rero Bahavu yavuze yuko yari inshuro ye ya mbere muri iyo murimo w'Imana, ndetse ko atari ibi akora bya buri munsi, ahubwo avuga yuko avuga ubutumwa rye ariko binyuze mu kazi ko ka buri munsi ko gukina filimi. Bahavu rero nawe araje basake nabe mama pasiteri nyine. Cyakoze nanjye ndi umukinnyi wa filimi mwiza mwana, ni wandika filimi irimo ibyo bintu ngewe uzambwira post this video download and social media. So no kuvuga ngo rero Bahavu yibereye umuvuga ubutumwa, ariko man cyereka amabwiza ukuri. Niboneye umuhanzi bushari ndumirwa, niboneye umuhanzi bushari ndumirwa, kanze mbereke Bushido live polisi na APRFC rugiye guhana inkoyoyo.
So imitoma yabaye imitoma hagati ya Bushali n'umugore we. Mana akantu nakabonye ndavuga ni cyakoze. Hagenimana Jean Paul wamamaye cyane mu muziki w'Urunyarwanda mu izina rya Bushali yavuze ibintu bikomeye cyane mu mibanire ye ya hafi afitanye sorry gatoya. Hagenimana Jean Paul wamamaye cyane mu muziki nyarwanda mu mazina ya Bushali yavuze ibintu bikomeye mu mibanire y'abafite ingo anasangiza ibihe byiza yagiranye n'umugore we. Umugore we yitwa Ponetesian, bafitanye umwana w'umuhungu bakomoje guterana imitoma. Ni ukuvuga ngo Bush n'umugore we imitoma n'imitoma shara gutera inda bro. Bush tera inda umwana shabu ndumva mwasheze imitoma ku mbuga nkoranyambaga. Yongeye rero gutigisa imbuga nkoranyambaga asangiza abamukurikira ibihe byiza yagiranye n'umugore we Ponetesian ni nyuma y'iminsi mikeya ahuye na Minisitiri w'Urubyiruko n'iterambere ry'ubuhanzi Dr Utuma Twishima Jeanne Paul Abdallah. So yaje no kumwemerera ubufasha mu gikorwa arimo cyo gutegura umuzingo cyangwa se album yise From On. Na album dutegereje igihe kuko shaka maze nk'imyaka nk'ibiri njyango tuyitegereje. Mu butumwa rero bw'amafoto bwaherekejwe n'amagambo y'ubwenge, Bushali yasobanuye ko umugabo ufite umugore amwumva neza. So mu magambo ya Bushali yavuze ati umugabo aba yuzuye igihe afite umugore umwumva. Ni mu magambo yakiriwe neza n'abakunzi b'uyu muraperi, ariko by'umwihariko akora ku mutima umugore we babana wagize ati ndagukunda kurusha ikindi cyose mugabo wanjye. Bushali nawe ahita yongera kumuhamiriza akamukunda cyane. So mani ndaje mbereke kaze bereka aya mafoto n'aya magambo mutazagira ngo gemba mbafera mani. Kaze mbibereke mutazanagira ngo njemba mbafera bro. Umugabo aba yuzuye igihe afite umugore umwumva papa. Bush wallahi cyakoze. So guys, dukomeze twizenguruke muri ino mihanda turebe umuhanzikazi Marina Deborah mu mikoranire na Alex Muyoboke. Sibye ngibyo tubivugeho guje ibintu tubivuge cyangwa tubyihorere twirebere ibya Meddy nyuma yo gusohora indirimbo nshya yahaye ubutumwa bwihariye abamukurikira. Ngabo Meddy wamamaye cyane nka Meddy mu muziki yafashe umwanya nyuma yo gushira iniyo ndirimbo yakoranye na Adrien Misigaro agaruka ku nzira yatangiye yo kwamamaza ingoma y'Imana, akomoza kuba amavuta yuzuye atari yigaragaza neza. Reka mbivuge gutyo, amavuta yuzuye sha mwana nyamara arakijijwe bro. Kosha uretse nyuma yo gusohora rero indirimbo yise niyo ndirimbo afatanyije na Adrien Misigaro. Iyi ndirimbo ikomeje kugenda yigarurira imitima ya benshi. Meddy abinyujije ku rukuta rwe rwa Instagram rukurikiranwa n'abasanga 979 yagaragaye mu mashusho matoya aririmba indirimbo ye nshya. Abantu babinyuje mu nyunganizi bamurata amashimwe ku bw'amahitamo yatoye. Abandi basaba Mimi umugore we
gukomeza kumwishyigikira mu byo arimo byose. So ni ukuvuga ngo rero Meddy navuga yuko mu butumwa Meddy yongeye kuri ayo mashusho yagize ati bavuga ngo yavuze yuko bavuga ngo ubwo Meddy ari hano Yesu turi kumwe, asa n'ukomeza kuba ayagiye kuba ingabo ikomeye cyane y'umukiza Yesu Kristo, kamivuge gutyo. Yanasabye abamukurikira ko narirarenga nabo bafata umwanzuro bagakurikira Yesu. Ati mutinyuke kwamamaza inkuru nziza, muhagararire Yesu Kristo. Enga namwe mu magambo Meddy yagerageze good to say ni ibintu nk'ibyo God bless you my brother, gumamo muri Yesu niho tugirira ibiki ibintu nk'ibyo nyine. Nanga na comments y'abantu Gabiro super proud of you bro, wamamaye ibanga rikomeye, ari umuntu uzanzwe stay blessing. Ibi ngibi ni ibintu rero abantu baba bagiye bavuga kuri Meddy bro, twirirwa tunabigarukaho si byose. So muri iyo mihanda rero kandebe muri iyi mihanda papa, iyi mihanda ntago nayivamo nababwiye ku bya Kinisoro. Jyemo nimo nikatisha kuri ino mihanda, ariko mugomba kubabwira ku ngeri zose kugira ngo mutazanagira ngo iyi mihanda papa abenshi bazi ko yasezeranye mu murenge gusa, kandi siko biriya sobanukirwa ibijyanye na so manze mbatemo sasa nono. Biravuga yuko Kinisoro n'umukunzi we Kunda Yvette basezeranye imbere y'Imana mu ibanga rikomeye cyane. Amakuru turi gukesha igihe avuga yuko nubwo abantu bari bahugiye mu nkuru z'amafoto y'uyu muhanzi asezerana n'umugore we mu murenge, umuhango wabaye ku itariki ya 5 Mutarama 2023 bwake asezerana imbere y'Imana. Kinisoro rero yasezeranye mu murenge navuga ko yasezeranye mu rusengero rwitiriwe Mutagatifu Kizito ruherereye mu Nyakabanda, byari ku itariki ya 3 Mutarama 2024. Kinisoro yakoze ubukwe mu ibanga bro, warabiduhisha kugira tutaza kurya mu bukwa kintu. Ni umuhango Kinisoro n'umugore wiwe batumiyemo abantu batagera no kwicumi, biganjemo aba hafi y'imiryango yabo. Bemeranya ko ari amakuru atagomba kujya mu itangazamakuru cyangwa ku mbuga nkoranyambaga. Se bizamumarira iki? Shanda babaye yena ni mfite gahunda yo kuzirira mu bukwe man. Diamond se yakoze iki man? Ntago wabyumva, niyo Bosco ariko murabizi nawe uyu mwaka kora ubukwe mu Star nyuma ya Tinyweres. Diamond Platnumz yamye abantu. So nukuvuga ngo icyamamare muri muzika ya Afrika y'Iburasirazuba, umwe mu bantu banafite rebo zikomeye cyane, Diamond Platnumz yiyamye abantu. Diamond Platnumz yiyamye abantu babonye avuga ko nta mukunzi afite, bagasamira iyo nkuru hejuru mu gihe bizwi ko akundana na Zuchu. Ejo hashize nibwo Diamond Platnumz yanditse ku rubuga rwe rwa Instagram avuga yuko nta mukunzi afite, nta muntu ukwiye kumuzana mu rukundo nkaho aho inkundo nk'ahantu inkundo ziva hose zikagera, cyangwa ibintu by'inkundo nyine ntago agakeneye no kubyumva. Nyuma yuko rero bikwirakwijwe ku mbuga nkoranyambaga hose, Diamond Platnumz yasibye ubwo butumwa, ahita yandika ubundi avuguruza ubwo yavuze, hanyuma asaba abantu kujya bavuga ibyo bahagazeho ndetse batohoje cyangwa se babanje kumenya neza nyine bakamenya. So muri ubwo butumwa rero yavuze yuko ubu ari kwirira iraha
ku kirwa ndetse anavuga yuko aba bantu babonye abantu babanye batapfa gutandukana gutyo gusa. Gusa ashatse kuvuga iki? Abantu babanye batapfa gutandukana gutyo gusa. Amakuru mashya ku muhanzi The Ben n'umukunzi we. Umuhanzi Mugisha Benjamin uzwi ku izina rya The Ben n'umukunzi we Pamela bagarutse nyuma y'iminsi batari kubarizwa muri Kigali. Aba bombi rero bari kubarizwa mu bihugu bigiye bitandukanye muri uku kwezi kwa buki, nyuma yuko bamaze gukora ubukwe bahise biviramo. Ibyo bihugu rero harimo aho batembereye mu gihugu cya Kenya, mu mujyi nka Mombasa ndetse na Nairobi. Bagarutse nyuma y'ibyo bintu, ariko nabonye The Ben wagira ngo afite ibintu bijyanye n'ibitaramo za Uganda. Ntabwo nzi neza, ariko ku kantu nigeze kukabonaho aho The Ben bivuga yuko ashobora kuba afite igitaramo muri Uganda. So reka mbabwire ngo rero iyi ngiyi ni Umwami w'Umwana official. Mu kanya gato tuze guhuza mani, nimero ni ya yindi.